Uraho neza Rungano mwana wa mama? Nishimiye ibaruwa uherutse kunyandikira. Uti kera bambaraga ishabure, uruyonga n'inkanda, kandi nta kibazo cyabagaho. Uretse ko n'ibyo uvuze nta bikiriho, gusa kamika muntu n'umutima we. Ndetse ni na byiza kwigana, ariko ingaruka ni gatozi. Ibya kera ni ibya kera, kandi uretse kuba nta mahitamo yari ariho, nta n'ingaruka byateraga. Ubu rero siko biri. Dukwiye kureba kure tukirinda ingaruka za hato na hato, nk'uko umushumba amenya kwibohera isinde. Burya rero impinduka zigomba ingamba nshya, kandi iyo imvura iguye buri wese afubika umubiri we. Erega mwana wa mama, Adamu na Eva batararya kuri cya giti, nta kibazo bari bafite. Nibyo kuko ntitwabuze amaso y'abatureba kutubona, ariko ntituyemerere kubona iby'ubwiru bwacu. Hato tukamera nka ya nsina ipfundura umwanana, nyuma izuba rigacana, uko bwije n'uko bukeye igishishwa kigenda kivaho, kugeza ubwo hasigara k'imbere nta muntu ukiwitayeho. Ariko ubundi nkwibarize, ko Twasamwe Duteye Amatsiko, tukavuka bakadufureba, tukarindwa by'ibibondo, none ubu tubaye inkumi turambirwa kwibikira ibanga? Uti ni ubusirimu. Nshuti yanjye ntacyo mpfa n'ubusirimu, ariko si ubusirimu buje guhindura umuco? None kuki utasirimuka wambaye nk'umunyarwandakazi? Erega umuco wacu ntudusebya, ntutera isoni mu bandi, ni ishema ryacu mu mahanga, ni umurimbo ku bawukunda. Reka dusigasire iby'iwacu, hato tutazamera nka wa wundi wibuze mu gitabo cy'amafoto, kuko yifotoranyije imyenda y'abandi, isura ye igasa nk'izimiye. Ariko se ko nshimye ubwiza bw'umubiri bwerekananisha imyambaro n'ibirungo, none ubw'umutima bwuzabwerekananisha iki? Njye ndumva twasubira mu gacaca, tukarebera hamwe imyitwarire yatanga ishusho nyayo y'umwari ufite uburanga butadandajwe ku muhanda. Hanyuma bazatubona bazabona u Rwanda, kuko ishusho yacu izaba isobanura neza umuco warwo. Rungano, reka nsoze nkubwira ko urukumbuzi ari rwose, kandi ngukunda. Imana iguha umugisha, kandi amahoro y'Imana abane nawe. Uwawe, Uwimpaye Kanyana Giselle.